Twongeye kubaha ikaze mwese mukomeza kubana natwe inkuru yanjye. Twongeye gushimira mwese mujya muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nanone kandi tuributsa aho utarakora kuri subscribe kuhakora maze ukajya ukurikirana ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye tubategurira. Nanone nge mukomeza kubana ni Kayitesi Ellen. Nk'uko tumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya mwiza wo gukomereza hamwe inkuru y'urukundo rwa Ellen na Angelo. Ako kuri iyi nshuro turanza kunyura mu ncamake y'inkuru yacu kugira ngo nawe utaragize amahirwe yo kuyikurikirana yose dukomezanye. Niba kandi wifuza gukurikirana ibice byose uko byagiye bitambuka mu buryo burambuye, wabisanga n'ubundi kuri iyi channel. Tubifurije kuryoherwa n'inkuru z'urukundo zitandukanye tugenda tubategurira. Ariya ni umukobwa wabaye mu buzima butoroshye nyuma y'uko papa we yapfaga akamusigira inshingano zikomeye zo kwita kuri barumuna be Nana ndetse na mama wabo wari ufite ikibazo cy'uburwayi budakira ku buryo we ubwo atari kwita ku muryango. Ariya yari afite inshingano zitamworoheye kuko yabamenyeraga buri kimwe bakeneraga cyose, harimo n'amafaranga y'ishuri mu gihe nyamara nawe atari mukuru bihagije kuko nibwo yari akirangiza amashuri yisumbuye. Gusa nubwo Ariya yacaga muri ibyo byose, yaje guhura n'umuhungu w'umukire witwaga Ben, maze Ben nawe amubera byose, akamuha buri kimwe cyose yakeneraga kugira ngo yite ku muryango we ndetse amwishyurira na kaminuza. Nyamara nubwo Ben yabikoraga, byari ukugira ngo azabone uko yigarurira Ariya kugira ngo azamugire igikoresho cye, kuko nta na rimwe Ben yarigeze akunda Ariya. Ariya rero yaje kubimenya ndetse biramubabaza cyane. Yari we rukundo rwe rwa mbere, yaramukundaga cyane, nyamara Ben we yumvaga ahombye kuko intego ye yatarayigezeho. Nyuma rero Ben yohereje uwari inshuti ye magara Angelo, amwohereza kujya kumuhorera kuri Ariya, amubwira ko yamuhemukiye cyane. Gusa Angelo nawe yaje kwisanga akunda Ariya mu buryo atazi. Byagezeho Ariya nawe akunda Angelo, ariko mu gihe akimukunda ahita amenya ko yari imipango Ben na Angelo bamupangiye. Nyamara Angelo we yari arimo gusaba Ben ngo amureke yikundanire na Ariya, areke kubyivangamo. Ubu ni intambara y'urukundo hagati ya Ben, Ariya ndetse na Angelo. Ubushize duheruka ubwo Angelo yari ari kuva kwa Ariya mu rugo arimo kwerekeza ku kazi, maze akabona nimero y'umuntu atazi iramuhamagaye. Ubwo yarayitabye, uwo muntu amubwira ibintu tutumva, maze Angelo ahita yikanga ati Ariya muri he? Ndaje mbagereho ndi hafi yanyu. Uwo muntu ubahamagaye Angelo aba ari umwe mu bakozi bakorera muri kampani ya ba Angelo. Uwo mukobwa aba ari inshuti ya Ariya kuko baba banakorana. Ubwo rero abamuhamagaye amubwira ko Ariya yafintinze mu muhanda barimo kujya mu kazi. Ubwo Angelo ahita yongera umuvuduko akagenda yibuka ko mama Ariya yamubwiye ko Ariya avuye mu rugo atameze neza, yari arwaye. Mu kanya gato Angelo aba ageze aho bamubwiye, maze yaba agisohoka mu modoka akabona n'iya Ben iparitse aho ngaho. Ubwo yarahindukiye abona Ben ateruye Ariya agiye kumwinjiza mu modoka, maze ahita avugira hejuru ati Ben stop. Yamaze kumubwira gutya ari nako yamugezeho, maze ahita amukubita ingumi nziza cyane, ari nako mwaka Ariya yari ateruye, maze ahita amwinjiza mu modoka, abwira na wa mukobwa wari uri kumwe na Ariya kwinjira, maze bahita bagenda. Ben yasigaye aho ngaho ahagaze ubona ameze nk'umuntu usebye kandi afite umujinya mwinshi cyane. Ubwo nawe n'umujinya yahise yinjira mu modoka, amara akanya atekereza mbere y'uko agenda, ubundi nawe ahita yatsa aragenda. Ku ruhande rwa Angelo nawe aba afite umujinya cyane, ari nako atwaye imodoka arimo kwihuta cyane. Abagenda atekereza icyo Ben yari gukorera Ariya iyo aza kurindiraho gato agakererwa. Aba arimo kwibaza aho yari kuba yamujyanye, noneho umujinya ukamwicira rimwe. Aba amaze iminsi arakariye Ben kubera ukuntu aba atumva uburyo Ben atigeze ahinduka ngo basi abeho umwana mwiza, kugeza n'aho aba ashaka guhemukira Ariya nta mpamvu n'imwe ifatika afite. Ubwo uko bagendaga atekereza ibyo byose, ni nako umujinya uba uri kurushaho kugenda wiyongera, ari nako yongera umuvuduko, maze wa mukobwa w'inshuti ya Ariya nawe akagenda amusaba ko yagabanya, ariko undi we ntamwumve. Aba ahangayikiye Ariya cyane, aba yumva Ariya agiye kumupfiraho. Bidatinze bari bageze ku bitaro, maze Ariya bahita bamujyana muri irijansi, maze bahita bamujyana mu isuzumiro, ariko Angelo ashaka kujyana nabo. Yari yataye umutwe kubera kubona Ariya yahwereye atazi ibiri kumubaho, ku buryo na Ben yari agiye kumutwara Ariya atabizi.
ubwo abaganga bamubujije kwinjira aho basuzumira kuko n'ubusanzwe uretse kuba papa we yari umudogiteri ukomeye ndetse akanaba nyiri ibyo bitaro, Angelo we nta kintu na kimwe kijyanye no kuvura yari azi. Ubwo yagumye aho ngaho ategereje, maze yashize umwanya utari munini umwe mu badogiteri arasohoka, maze Angelo akimubona ahita amubaza uko hari yamerewe, maze dogiteri nawe amubwira ko yari stress gusa bamuhaye imiti iraza gutuma aruhuka ubundi akaza gukanguka bakamusezerera ku mugoroba. Ubwo yamaze kuvuga gutyo Angelo ariruhutsa amera nk'umuntu ugaruye akabaraga. Angelo amaze kuvugana na dogiteri yahise abaza wa mukobwa, ubwo izina ry'wa mukobwa ni Samantha ariko bamuhamagara Sami nyine nk'impine ya Samantha. Ubwo Angelo yamusabye ko yamusanga muri ofisi kuko hari ibyo bashaka kumubaza. Bombi barazamukanye bageze muri ofisi baricara, maze Angelo atangira kumubaza ukuntu Ben yabagezeho n'umuntu waba wamuhamagaye. Undi nawe yari afite ubwoba nk'umuntu nyine urimo kuvugana na boss, noneho amubaza ibibazo, maze ati ntabwo nzi umuntu wamuhamagaye kuko ntabwo ari njyewe kandi nta nubwo yaba ari yariya kuko we yari yafentinze nyine, gusa akiza nabanje kugira ngo ni wowe kubera ko imodoka ye yaje arimo yendaga gusa n'iyawe. Ubwo akimara kuvuga gutyo Angelo yamaze umwanya arimo gutekereza ku byo Sami, ubwo ndavuga uwo Samantha aba amaze kumubwira. Haciyemo akanya gato maze Angelo ati okay urakoze, gusa hari akandi kantu gato nshaka kugusaba. Niba ntakugoye uyu munsi wafata off ntukore ahubwo ukaba uri kumwe na Ariya hariya arwariye. Akeneye umuntu umuba hafi, uwo arakanguka agasanga ahari kandi sinabibwira mama we kuko byakongera ibibazo, rero umfashije wabyemera. Ubwo Sama ahita amwemerera ubundi agasanga hariya aho aba aryamye akamwicara iruhande. Amasaha yakomeje kwicuma maze ari nko mu masaha 9 Ariya arakanguka. Yabanje kwitegereza ahantu yari ari kuko yabonaga atahazi, ariko ashize akanya abona ni kwa muganga kandi iryo vuriro yari arizi kuko niryo mama waba yararwariyemo. Hashira akanya ataravuga arimo kwitegereza aho hantu, maze yindukira akabona Sama amwicaye iruhande, maze ati Sami hano nahageze gute? Ubwo Sami nawe ahita amubwira uko byose byagenze akanashyiramo ibikabyo dore ko bose bari bamuzi mu kubara inkuru. Ubwo Ariya akimara kubyumva ahita yikanga ati Sami uravugisha ukuri? Ben na Angelo barwanye? Undi ati cyakora nyine ntabwo barwanye ariko Angelo yagukubitiye Ben ingumi nziza. Sha ubanza yaramurwaye isi gusa. Ariya ati oh my god I can't believe it. Ahubwo se Sami uko wambwiye ko ari we wahamagaye Angelo, Ben we yabimenye gute? Undi ati nanjye simbizi, njye nabonye aza ngira ngo ni Angelo kubera ko imodoka zabo zisa, ngiye kubona mbona si buje. Sha ibaze ko yaje akaguterura nta n'ikintu amvugishije. Ubwo Ariya yikubita mu mutwe maze ati mana yanjye. Undi nawe ati ahubwo ari wakoze kurwara, uyu munsi wose sinigeze nkora, niriwe nicaye hano bangaburiye, mbega yaba wahoraga urwaye. Ubwo Ariya amukubita mu mutwe maze ati ariko Sami basi rimwe wagiye wiha akabanga. Ubwo Sama ahita amureba cyane atavuga ariko nanone arimo kumwenyura, maze Ariya ati Sami mbabarira windeba gutyo, mbwira ibyo ushaka kumbwira ureke kundeba iyo ndoro. Sama ahita aseka maze yarangiza ati cyakora ari reka nkubwize ukuri, ni ukuri uri umunyamahirwe, gukundwa na bosi, uzi ukuntu twaje mu modoka ahangayitse, noneho wakwereka ukuntu yatwaraga wakumirwa. Ubwo Ariya yabaye nk'utekereza aho gato maze ati harya Angelo niwe wanzanye hano? Undi ati yego. Ariya ati yanteruye? Sama araseka ati ahubwo avuga ko yanarwanye. Ariya ati mana yanjye. Sama arangije ati ahubwo sinzi impamvu Angelo ataragaruka kukureba, ubundi yazaga buri saha none ndabona harenzeho iminota myinshi. Abivuga areba Ariya aho aba yicaye ku gitanda yegamye, maze Ariya amwenyuramo maze azunguza umutwe ati mana cyakora Sami ni wowe naburaga. Amasaha yakomeje kwicuma maze igihe cyo kuva ku kazi kiragera. Sami yari akiri kumwe na Ariya, maze mu gihe barimo kuganira babona Angelo araje, maze abageze ahita areba Ariya amwenyuramo ubona ko anejejwe no kuba yakangutse, maze ati ari umeze uti? Undi ati meze neza, ahubwo ntiwamenya ko nigeze ngira n'ikibazo. Angelo ahita ahindukira arebana na Sami maze ati Sami wihangane nakuruhije, twahise tugira inama itunguranye niyo mpamvu natinze kugaruka.
undi nawe ati njye nta kibazo n'ubundi yari yahise akanguka urebye nta rungu nigeze ngira. Ubwo Angelo yahise ababwira ko agiye gato maze mu mwanya muto ahita agaruka ababwira ko bagiye gutaha. Ubwo Angelo yarahindukiye areba Ariya maze ati ari urumva urashobora kwigenza tukagera ku modoka? Undi ati cyane rwose sinakubwiye ko nakize nta kibazo ahubwo numvaga kuba umurwayi byandambiye sinjye urose aya masaha agera. Ubwo baragiye binjira mu modoka bose maze barataha. Mu nzira bagenda nta n'umwe wari urimo kuvuga. Bageze aho samaviramo avamo Angelo akomezanya na Ariya. Nabwo bagiye bacecetse bigezemo hagati Ariya ahita avuga ati wakoze. Angelo yabanje kumusubirishamo nk'umuntu utumvise neza ibyo Ariya yaramubwiye ariko mu gihe Ariya ataramusubiza Angelo ahita asa nk'uwumvishe icyo Ariya yaravuze nyine kwa kundi umuntu akubwira ijambo nturyumve neza ariko watekereza neza bitoye na duke wumvise kuri iryo jambo ukaryibuka. Ubwo Angelo yamusubije Ariya ataragira ikindi avuga maze ati nari mfite ubwoba bw'icyakubaho. Samantha amamagara numvise mbaye nk'umusazi nanone sinzi icyo nari gukora iyo nsanga Ben akujyanye. Ubwo yavuze Ben bose bahita baceceka kugeza bagezeho nta n'umwe wongeye kuvuga maze Angelo arasohoka afungura Ariya imodoka Ariya nawe arasohoka. Ariya mbere y'uko agenda yahise ahobera Angelo wari wegamye ku modoka aramuhobera cyane maze undi nawe aramuhobera dore ko muri iyo minsi batari banabanye neza. Bamaze umwanya maze Ariya aramurekura arongera ati wakoze ntiyagira ikindi arenzaho maze aragenda. Angelo nawe yagumye kumwitegereza uko yagendaga maze ageze aho atakimubona Angelo nawe yinjira mu modoka arataha. Angelo ataha ntabwo yagiye iwabo ahubwo yahise ajya mu rugo kwa Ben. Yari agifite umujinya mwinshi cyane kubera Ben. Yarahageze arafungura kuko yari asanzwe ahazi maze agezemo imbere mu gipangu yumva nk'imbere mu nzu harimo urusaku rwinshi cyane rw'imiziki. Yagerageje gukomanga ariko kubera urusaku nta muntu wari kumwumva. Yanahamagaye Ben inshuro nyinshi ariko undi ntiyafata fone. Ubwo Angelo yabuze uko abigenza maze ahitamo gutaha ariko igihe ataragenda ahita abona Ben arasohotse yasinze cyane arimo kunywa n'itabi. Ubwo akimubona yarikanze arungurutse mu nzu imbere kuko Ben yari ahagaze mu muryango abonamo abakobwa batatu nabo basinze cyane barimo kubyina. Uko Ben yari ahagaze aho mu muryango adandabirana ni nako yabazaga Angelo niba noneho aje kumukubitira mu rugo rwe ariko akabivuga ururimi rutava mu kanwa kubera inzoga. Ubwo Angelo yabonye ko nta kintu yavugana na Ben ahita yigendera. Mu rugo kwa Ariya we na mama we baba barimo kuganira mama arimo gutunganya amafunguro ya nijoro maze ati nari nabikubwiye ko utagomba kujya ku kazi ubu si yongera atahaba. Ariya acecekaho gato maze ati cyakora mama Ben na Angelo ntabwo bakiri inshuti. Sami yambwiye ukuntu Angelo yakubise Ben amusanze yarantwaye nubwo bwa buranyishe. Mama we nawe ati Angelo mu gitondo yanyuze hano yahageze wowe ukihava. Yambwiye byose yego nawe afitemo amakosa ariko hari wamubabarira ubuzima bugakomeza. Undi ati mama n'ubundi nzamubabarira kuko ndamukunda gusa ntabwo ari nonaha. Mama we ati wowe fata igihe cyose ushaka ariko Angelo ntuzamuzize ko yagize inshuti mbi nka Ben. Angelo yageze mu rugo maze agiye kuryama mbere y'uko aryama abanza kwandikira Ariya message amubaza uko ameze anamubwira ko ejo yazasiba akazi akaruhuka nuko nawe araryama. Mu gitondo Angelo ntiyigeze ajya kunyura kuri Ariya kuko yari yamuhaye uruhushya ngo aruhuke. Ubwo yageze ku kazi asanga Ariya we yahageze imbere ye maze biramutangaza. Yageze muri office atangira akazi ariko hashize akanya secretary warinjira amubwira ko hari abapolisi bamushaka. Angelo abanje kwikanga ariko amubwira ko yabinjizamo imbere nta kibazo. Ubwo barinjiye bamubaza nimba ari we Angelo arabemerera maze bamusaba ko yajyana nabo kuri sitasiyo ya polisi. Angelo yabanje kwikanga ariko ababaza impamvu bamubwira ko Ben yiyahuye. Akibyumva yarikanze ati ngo umuvuze ngo iki?